Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nk'uko duhora tubifuriza aho muherereye hose, tubibutsa yuko iyi ngiyi ari Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ya mbere hano mu Rwanda mu kubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ni nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe nyaboneka, kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero muri kubibona ku masikrini yanyu, tubazaniye inzu nziza cyane ya etaje. Ni inzu ikiri nshyashya, ni inzu turi kugurisha. Iyi nzu ikaba iri kugurishwa amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro kayo nyirizina, kubera ko iyi nzu ni nziza cyane. Iyi nzu iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Gisozi. Iri ku Gisozi rwose, ku Gisozi hafi cyane y'umujyi, ku Gisozi aho uba witegeye umujyi wose, ureba hakurya za Gacuri, ureba hakurya za Kacyiru, za Nyarutarama. Ifite view nziza cyane. Iyi nzu rero ya etaje ikaba ari inzu nini, ni inzu nini yo guturamo. Ifite ibyumba 4, douche na toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine na stock na annex na parking na jardin. Iyi nzu rero muri makeya, hasi ifite salon cyangwa se uruganiriro na salle à manger cyangwa se ururiro n'igikoni na stock y'igikoni. Ikagira icyumba kimwe hasi na douche na toilette yo hasi. Aho ni hasi nuko hameze. Hanyuma hejuru uzamutse ama escalier hari ibyumba 3 na douche na toilette 2. Ni ukuvuga ngo hari master bedroom cyangwa se icyumba kinini twakwita ko ari icy'ababyeyi, gifitemo douche na toilette yacyo, kikagiramo ndetse na dressing room cyangwa se urwambariro. Hanyuma hakaba ibindi byumba 2 tuvuga yuko wenda tugereranya cyangwa se twakwita ibyumba by'abana, nabyo bikagira douche na toilette imwe bihuriraho. Aho ni igice cyo hejuru. Hanyuma wasohoka mu nzu uciye muri cuisine, ugakomeza ukarenga gastock, ugahita ugera noneho mu gikari, aho usanga hari annex igizwe n'icyo twavuga ko ari icyumba wenda cy'umukozi cyangwa ubafasha imirimo, hamwe na stock yindi ndetse na douche na toilette byo hanze. Noneho hanze rero hakaba nanone parking na jardin by'iyo nzu. Iyi nzu rero ikaba ari inzu nziza cyane, yubatse mu buryo bugezweho rwose nk'uko maze kuyibasobanurira, kandi ikaba ari inzu ifite view nziza cyane, aho uba witegeye umujyi wose. Ikaba igurishwa amafaranga kandi atari menshi. Mu by'ukuri iragurishwa amafaranga make cyane, kubera ko iyi nzu irashaka miliyoni 160, ariko ziri negociable. Miliyoni 160 ziri negociable. Abantu bamaze kumenyera yuko, cyangwa se bamaze kumenyera yuko ama etage menshi aba agurishwa hejuru ya miliyoni 200, ariko kandi rwose twabazaniye inzu iyarutamwe namwe yo muri ibyo biciro, kandi iri ahantu heza, ifite view nziza nk'iyi ngiyi, ishaka miliyoni 160 zonyine, ziri negociable. Izi nzu rero ni 2 uyuje ubu ngubu ziracyari ku isoko zombi, kuko murabona ko rwose aribwo zikijya ku isoko. Uje wahitamo imwe ikunogeye, gusa zose zubatse kimwe, zirasa, ziteye kimwe, inganirangana, ibintu byose. Gusa waza ugahitamo kuri miliyoni zawe 160, ukiturira ku Gisozi muri etage nziza cyane igezweho. Wakunze rero iyi nzu, waduhamagara kuri za nimero zacu muzi muri benshi, arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 0 Sibyo gusa kuko ushobora kudusanga aho dukorera nta handi, ni mu nyubako ya Centenary House muri etage ya 2. Ni karibu cyane, turabakunda cyane. Uzahe umugabo ubutaka ntatabubyaza umusaruro, bazabamushyinguramo. Hanyuma uzagura ubutaka, kubera ko aricyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari cyawe byanyabyo gifitemo n'ubutaka. Umuntu uzi ubwenge kandi ushaka kubona ejo hazaza heza, nuriya ushora mu mitungo itimukanwa. Nimvuga imitungo itimukanwa rero, nkavuga ubutaka, ujye uhita wumva Nzuri Business Group Limited. Nibo bambere hano mu Rwanda mu gutanga serivisi ijyanye n'ubutaka. Waba ushaka kugura, kugurisha ikintu gifitanye isano n'ubutaka,
wegera Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu kuranga amazu. Bashobora kukurangira amazu kuva kuri miliyoni 10 kuzamura. Bashobora kukurangira ibibanza kuva kuri miliyoni 4 kuzamura. Mu gihugu hose n'umujyi wa Kigali urimo. Nzuri rero yubahwe n'ubukombe muri kino gihugu. Icyo Nzuri itandukaniyeho n'abandi no kukugurisha cyangwa se kukurangira ahantu hatari mu bibazo. Nzuri gufasha kugura ahantu hatari mu manegeka, hatari mu gishanga, hatari mu litige, bakanagufasha guhitamo neza. Banabafasha gucunga neza imitungo yanyu itimukanwa, bakabafasha kuyibyaza umusaruro. Bakabakorera mu mujyi wa Kigali muri Centenary House muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri ya nimero yabo yoroshye cyane 0788 48 67 97 0788 48 67 97. Bafite n'indi ya 0788 23 0 1 2 3 0788 22 2 0 1 2 3.